igihe cyo gutaha kigeze dutega imodoka ijya Ikibungo imanuka Rwinkwavu n'abasigara Kabarondo kubwo cyo gihe natashye nzi ko mvuye iwabo n'umugabo kandi ni kwa mushiki we mana umva byarambabaje na n'uyu munsi biracyambabaza noneho nyuma yaho rero umuhanda uza kurangira ariko mu gutwita yambaye hafi pe urumva naranabisibanganyaga ngo mu rugo batabibona mama noneho subu yari kuzavuga ngo kiko n'ukuntu yarushye aca inshuro kugira ngo nige mu kugenda rero nzi Kigali yari yarambwiye ati ngiyewe Kigali mafite inzu ya kadastere reba no mazu bitanga uducurama y'uyu munsi niko yari yarambwiye arambwira ngo mfite inzu nziza kandi yari nziza muri kariyeri Kimisagara abantu bahazi hari inzu ya Frere n'uyu munsi sinzayibagirwa ni inzu nziza ifite n'akanegisi imbere ati ni yanjye tuzajyana I Kigali uyituremo yikweretse ku ifoto ku ifoto se yaheye ko yambwiraga mu magambo tuyituremo iyi nyuma tuzatwikodesha ikodeshwa amafaranga 200 twibere mu kanegisi k'imbere cyane ko tukiri n'abajeni mariye nta kintu dufite hari matora yonyine iriya nizagitugaburira kavuga uti ndakiza birarangiye mu buzima numvaga nkiza ariko nose ubwo ari nkani wakumbukize umunsi wo kuza Kigali nyirizina none hi Kigali Nyakigali twarateze turaza ndumva twaragiye narabonye handitse kwa Rubangura muri gare habaga gare mpageze arambwira ati noneho rero dora I Kigali ngaha tugiye kuhagera neza ngwino nkumanukane Kigali hamanukana muri Dobandi icyo gese hazamva mu bwonko mba mibuka kubera ko maze kuhamenya ubu aho naciye maze kuhamenya tugeze Nyabugogo tubona ya macunga manderena wacu ntabyo twari tuzi bira bya manderena arabingura arambwira ati sheri ati ibi bintu biraryoha ninguraho kimwe twumve urumva sinari ntwite se numvaga wenda hari umutima ntibasimbiza barakanguriye nkubise hiryinyo numva n'uburyohe umvize ukarira neza ndabubwa nigura byinshi rero reba yasashe yariho karindari y'ubururu kinini umuntu wari ubifite yarabimuguriye byose abirundamo tujye muri ya nzu se yacu imwe yambwiye turazamutse kumbe yayikodesheje amezi 6 kakanegise k'imbere niko yakodesheje amezi 6 inyuma harimo ba mabuja ba nyirinzu amezi 6 yararangiye sabe adahari mabuja arasohoka yari umumama ucururiza mu mujyi ibintu by'amateleviziyo yari n'umukire afite n'amafaranga rwose n'imodoka yarasohoka ageze ku muryango amanura ikirahure arandeba arambwira ati mugeni waramutse ntimwaramutse neza ati uze kubwira mugabo wawe nti turashaka amafaranga y'inzu amezi 6 ashize nti namusubirishijemo sinigeze numva nabi wenda ngo numve ko atavuze ngo ubwire umugabo wawe naza ngo turashaka amafaranga y'inzu igihe cyo kwishyura cyageze avuga se ko bambwiye ko iyi nzu hari iyacu bimeze bite sheri rero yaratashye nimugoroba ntabwo rero wa mama hano inyuma ducumbikiye yambwiye ngo arashaka amafaranga y'inzu arambwira ati ubwo wabyumvise nabi ahubwo reka nkubwire tibura yavuze ngo tujye gufata amafaranga y'inzu tubundi igihe cyo kwishyura kirageze tugende dufata amafaranga y'inzu nubwo wenda simbize nabyumvise nabi sabe no kwivanira umwana mu cyaro utazi hepfo no haruguru injiji yigendera iyo umuntu aje Kigali bwa mbere cyakoze hari ibintu byinshi biba yihina inyuma sinzi ibyo bavuganye abaramwishyuye cyo korazana nandi ariho fimba aranyereka ati sureba ko yanyishyuye se ntisawa igihe cyarageze rero urumva nari nkiri mugeni bene wabo barabimenya yuko yazanye umugore mushiki we rero aza kunsura umwe wa mbere aranyitegereza arambwira ati komera ubaka